nitwa Imanirihwa Jean Damascene. Ntabwo ndi umushyitsi hano, ndi umusangwa. Impamvu ndi umusangwa ni ibintu bibiri. Hano ni iwacu, ni mu rugo. Harimo abo twiganye, abo twabyirukanye, abo twabanye. Hari ababyeyi banjye mu buryo bw'umwuka ndetse muri inshuti zanjye. Muri iyi minsi ntabwo maze iminsi ndi hano, maze iminsi nuye aho bita Kabarore, niho nkorera umurimo w'Imana, umudugudu wa Kabarore, kagari ka Kabarore, umurenge ni Kabarore, akarere ni Gatsibo. Ngira ngo kanisa nsengeramo nayo niyo ni Kabarore, paruwasi kaba Kabarore, ubukirikoni bwa Kabarore. Niho ndi umukristo wabo. Mu nshingano z'itorero mpagarariye abakristo muri iyo paruwasi. Shima ibyo twirata, ariko twirata Kristo kuko ari we wabanye natwe. Nk'uko bambwiye ko mujya musoza kare, nkurikije aho iminota igeze, ntabwo protokoli nyinshi ngiye gushyira muri uyu mwanya. Mbaho ngaho ku ikanisa. Ejo nahagurutse ejo mu gitondo, ariko kuwa gatanu nari ndi kumwe n'abantu tubanye muri uwo murimo w'Imana, mbabwira ko nzaba ari hano uyu munsi. Bamaye intashyo, barambwira ngo nugerayo muri iryo torero ry'Imana uzaba turamukirize. Hari mwene data Jean Dodier Igena, hari mwene data Habimana Jean Dodier ndetse n'abandi. Bamaye intashyo ndetse n'abakristo n'abayobozi b'itorero, nimuzakire mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nk'uko mbabwiye ko ngiye kurasa ku ntego. Ijambo riboneka mu gitabo cya Rusi, igitabo cya Rusi, igice cyaho ni icya mbere. Turasoma ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 4. Igitabo cya Rusi, igice cyaho ni icya mbere. Arapfa asigira abahungu be bombi, barongora abamowabukazi, umwe witwaga Irupa, undi yitwaga Rusi. Bamara yo imyaka nk'icumi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Luka igice cya 18. Luka igice cya 18 turasoma. Arambirwe arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Mara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo nubaha Imana kandi sinite no ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Mwakire neza nabwo ijambo ry'Imana. Cy'Abami bize ngo dusomere rimwe turase ku ntego. Igitabo cy'Abami ba mbere, wenda abatinda kugerayo barasanga dushoje. Abami ba mbere igice cyabo cya mbere, hariho umurongo wa mbere bavuga ngo umwami Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani,
bagushakire umukobwa w'inkumi abane nawe, ajye agukuyakuya agufumbate kugira ngo ususurukirwe Nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose by'Abisirayeli, babonamo Abisagi w'i Shunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Aya niyo magambo tugiye kuganira umwanya mutoya. Ndabafite umutwe w'ijambo uvuga ngo ijoro ry'igicuku. Ijoro ry'igicuku niryo tugiye kuganiraho muri ubu mwanya. Nabakunze, nakunze itorero, hari byinshi nabigiyeho, nakomeje kubigiraho kandi nari ngabwenzi, ariko nahoze mbwira umuyobozi mvuga ngo uburyo mukora neza, uburyo ikintu cyose kigira raporo, uburyo kumanuka kugeza ku matorero shingiro ni bimwe cyane kandi bikomeye, mufite umwihariko ukomeye cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa ijoro ry'igicuku. Haleluya, 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 haleluya. Mbwira mugenzi wawe uti Imana ikurinde ijoro ry'igicuku. Ntabwo ari buradi, tugiye kuvuga kuri iri joro ry'igicuku.